reka nkwereka aka kamari gahagaze miliyoni1.5. ni akamari ushobora kuba wazikororeramo nk'udutungo tugufiya, cyangwa se ukaba wahatera agashyamba, nawe ukaba umwe mu bantu bafite ishyamba hano mu mujyi wa Kigali, nubwo ritaba rinini ariko wazagenda wagura ko ubishatse. Gusa icyo nshatse kukwereka ni uko hepfo haratuwe, haraguru hari umuriro no hepfo. Kakaba ari akamari kegereye amazi neza. Wenda reka tuze dusimbuke gatoya twereke umugezi uri haraguru yaho. Umugezi rwose uri haraguru yaho, amazi ahoraho, ni amazi atajya abura. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko waba ugiye gutunga ubutaka buri hafi y'amazi kandi ahoraho. Reka tukwereke rero ayo mazi ngari he. Ni muri metero nkeya, mu metero nka 15 ugera ku mugezi. Amazi rwose ahoraho. Tubareke rero mukarebe aka video kugeza karangiye. Nkeka ko tugiye kubaganisha ku mugezi ngo murebe aho uri, kuko wenda kwegera aka karima gafite icyangombwa cyihariye. Gahagaze miliyoni 1.5. Murakoze.